itariki 8 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka kandi mu myitozo y'ikipe nakoreraga ya APR Handball Club nabaje kuri 29 z'ukwezi kwa kane. Yego anshyiramo tije mfite contrat y'imyaka 2 izarangira ku itariki ya 1 ukwezi kwa 10 2026 mu kwezi kwa kangahe? Kwezi kwa 10 ku itariki ya 1 ukwezi kwa 10. Bivuze ngo uracyafite mu mwaka? Cyafite mu mwaka n'amezi. Nakiniye equipe nationale menshi uriya challenge trophy ya mbere itaha mu Rwanda tuyivana Kampala ninjye wayitwayeho. Njye wayitwayeho senior narayikiniye, Champions League narazikinnye. None se wakubwiye yuko utakiri umukozi wabo ninde? Ashinzwe iki muri equipe? Ni vice president. Vice president. Wigeze washaka kuvugisha nibura perezida se wenda ngo wumve? Yes, reka ngusuze kandi ngoreze ikaze wowe ukunda gukurikirana ibiganiro by'ukwezi official. Nitwa The Voice wa Mujas, ndagarutse ndi kumwe n'umugabo hano kimwe nkuko ashobora kuba ari umupapa araza kutubwira. Ndabasaba imbabazi kubera ko ijwi ryanjye ntago rimeze neza, narwayemo akantu kameze nk'aka grippe, ariko ikingenzi nuko mu nyumva. Umeze ute patro? Umeze neza. Ariko ni gake se ko ikibazo cy'uburwayi. Urarwaye? Urwaye utese ku buryo byakayita wenda bigushyira ku rwego rwo kuvuga ngo ntago ibintu bimeze neza? Bitewe n'akazi nkora cyangwa umwuga wanjye. Nagize ikibazo cy'imvune. Navunitse ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka kandi mu myitozo y'ikipe nakoreraga ya APR Handball Club. Yego igihe naravunitse ngo mu kibuga agerageza kunjyana kwa muganga. Muganga bampa rendez-vous yo kumbaga nabaje kuri 29 z'ukwezi kwa kane. Yego anshyiramo tije. Icyo gihe nakomeje kwikurikirana akajya bambwira ati amafaranga uri gukoresha tuzayagusubiza ko baduhaye ubwishingizi Rama. Bambwira yuko amafaranga 15% kutwishyura zayasubizwa nyine kubera ko navunikiye mu kazi. Yego tubayeho ndi kwirwariza bakampemba ku itariki mu kwezi kwa 8 nibwo nabonye abandi badahembwe. Hanjye sinahirwa abandi barahembwe, njyewe ngiye kura kuri konte mbura amafaranga. Ndahamagara vice president wa equipe amubaza ati se ngiye ko ntahembwe ntabwo nkiri umukozi wanyu? Ntabwo nkiri umukozi. Umva birancanze ibyo bintu byaje ntazi byari byo na wese ntibambembye bazi ikibazo ufite ni umukozi wabo ufite contrat n'undi ubwo bimeze gute? Mfite contrat y'imyaka 2 izarangira ku itariki ya 1 ukwezi kwa 10 2026 mu kwezi kwa kangahe? Kwezi kwa 10 ku itariki ya 1 ukwezi kwa 10. Bivuze ngo uracyafite mu mwaka? Cyafite mu mwaka n'amezi. Hangije nahise ngisha inama aho se bigomba kugenda ute? Fata umwanzuro kwandikira club. Mbwira ikibazo cyaba cyarabaye ko ntabonye umushahara nk'abandi. Banga kunsubiza. Hanze kunsubiza icyo nahise nkora nahise nandikira federation kuri 26 z'uku kwezi ndakeka niba ntibeshye ko ndabandikira abansinya police ubwo ngomba gutegereza hahita hazamwe amagare. Hajemwe amagare ndavuga ati kamwe ntegereje wenda muri kino cyumwe kirajya kurangira hari icyo bitanze. Rero kugeza na n'ubu nta kintu gisubizo nari nabona cyaraho kwivuza byarahagaze kuko ntabwo wajya kwivuza bataragutangiye imisanzu. Ubwo rero biraho ngaho nyine ikibazo ndacyafite ikibazo gikomeye cyane ku buryo byanamviremo ubumuga bwa burundu. Icyo gihe uvunika hari ryari umaze igihe kingana gutuvunitse? Navunitse ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4 uno mwaka. Uno mwaka Bwashize amezi hava 6.
ariko ubwo urumva ukwezi kwa munani sinaguhemba. Kuva ubwo icyo uri kuburana ni ukwezi kwa munani. Ukwezi kwa munani no gukomeza kwivuza. Urakivuza muri make. Ndacyari umukozi. Icyo gihe uvunika wavunitse muri gukina uwe mukino? Turi mu myitozo. Mwari mu myitozo. None se ko aho ngo bise bintera kugira impungenge, kontara yo yavugaga iki? Ko niba baravuze ngo ntago kiri umukozi wabo, ntago nkeka ko bapfuye kubivuga gutyo. Barenze ku masezerano ari muri kontara, baravuga ngo ntago kiri umukozi wabo, batanagusabye ko musesa amasezerano. Ibyo ntago mbizi kuko nanjye nari ntegereje nk'abandi bakozi bose ko ngomba guhembwa. None se wakubwiye yuko utakiri umukozi wabo ninde? Ashinzwe iki muri equipe? Ni vice president. Vice president. Wigeze washaka kuvugisha nibura perezida se we ngo wumve? Urumva ubwo icyo nahise nkora, nahise nandika letter. Yego. Ndayiboherereza. Yaba kuri mail ya club, yaba vice president, yaba perezida, yaba na yesije equipe. Bose ndayiboherereza. Nanabimenyesha federation. Bareceje kabaranyihorera. Nta gipapuro kigaragaza ko banyirukanye, ntabwo twigeze twicara bambwire ngo turakwirukanye. Ibyo sinzi aho byahereye. Wivuza se wivujije mu mafaranga yawe cyangwa equipe yarakuvuzaga? Nivuzaga mu mafaranga yanjye. Amafaranga yawe. Konta rivuga iki? Iyo wenda uvunitse waba uri muri mu myitozo cyangwa se muri gukina match, harimo yuko wowe wakivuza cyangwa equipe ni ikuvuza? Ubundi equipe igutangira assurance. Igutangira assurance. Assurance yacu rero itwishyurira 75%. Yego. Wowe ukishyurira 15%. Yego. Iyo 15 kubera yuko navunikiye mu kazi, nayo yagombaga kumfasha. Bo barambwira ati genda fagitire uzegeranye, ayo mafaranga uzayasubizwa. Tubanze wivuze, ibintu bya hariya bitwara gakeya ariko amafaranga azaboneka. Yego. Ndategereza ndaheba. Na n'ubu ndakivuza. Kandi mu kwivuza urumva ameze nyine nk'umuntu ugiye kuborera mu rugo. Nta bwishingizi ngifite, ubwo nakivuza 100%. Nta kazi mfite, ntabwo. Oya, kandi ubwishingizi sugifite kontara? Kontara ndayifite. Nese gute wakivuza 100%? 100% kubera yuko nta misanzu banshyiriyeho y'ukwezi. Kuko twebwe bashyira imisanzu buri kwezi. Bashyira imisanzu buri kwezi. Iyo udahembwe ubwo ntabwo ukiri kuri iyo liste nyine. Nta misanzu bashaka kugushyiriraho. Noneho ubu ngubu bayeho rero ari ukwivuza. Ese wenda imvunira cyakomeye cyangwa bisa nk'ibintu byoroshye? Imvunira cyakomeye ko natijirimo, ushobora no kuzagiramo ikibazo cya kanseri kuko muri ubu ngubu numva mu kuboko se. Mu kuboko tureba ahantu havunitse. Ndabona hano bishoboka ko karafungutse. Kwa karafungutse, urabona uvatije ubu navunitsemo hano. Ufera atandukana, tije raza nyine funga hano. Anabona ko hano rero hano habyimbye. Urumva ndaho nyine ndi kuburibwe buri aho ngaho. Binakomeye cyane. Ngwiki kwivuza, wakivuza gute se nta bwishingizi ufite? Tuhembwe nta bwishingizi, mbega nyine bajugunye nk'umuntu bagiye kujugunya hirya iyo ngaje. Ese equipe ya APR handball wari uyimazemo igihe kingana gute? APR ubundi nari nyahisinye mu kwezi kwa 10. Nibwo wari ukinjiramo se? Nibwo nari kinjiramo, ariko na 2016 2017 nawe narayikiniye. Kuko nanjye ndumva icyo gihe warigeze kuba muri APR, niba ravuye mujya muri polisi simbizi. Nahise njya muri polisi. Ejo bundi 2020 na kane nibwo narangije amasezerano muri polisi, twumvikana n'umutoza na equipe ya APR iranzana. Sinye mu imyaka 2. Ubwo nasinye ku itariki ya mbere ukwezi kwa 10. Waje uvuye muri polisi? Naje mvuye muri polisi. Sinye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10. Ubwo urumva ejo bundi ku itariki ya mbere ukwezi kwa 10 nabangize ute, ndabanujije umwaka. Urabujije umwaka? Gisigaje undi mwaka. Usigajemo undi mwaka. Kontara bundi ndakibanda ku masezerano mwagiranye. Iyo wenda habayeho nk'ikibazo cy'uko mwatandukana ari bo bivuyeho, harimo ngo iki? Bari bukwishyura amafaranga cyangwa se murasesa kontara nta compensation ibayeho? Icyo gihe uko biba bivuze nuko biba bihagaze. Iyo equipe ishaka mutandukana biteye n'impamvu zayo, barakwicaza bakakuganiriza, bakakubwira impamvu itumye shaka mutandukana, nawe ukagira ibyo ubasaba kugira ngo mutandukane neza. Ni nako nahandi bimera. Yego. Ibyo rero nta biganiro bigeze bibaho. Ntabwo bigeze bibaho.
niba nari gushaka kuba nagenda nagombaga kwegera ekipe yanjye nkayibwira ikigiye gutuma ngenda tukabiganiraho. Ekipe nayo niba hari icyo ishaka kumbwira gituma dutandukana bakumva nimba ncyemera cyangwa se ntacyemera. Ariko ibyo ntabwo byigeze bibaho. Kandi cyane ko njye navunikiye mu kazi ndacyari kwivuza, sinzi ukuntu bambwira ngo turatandukanye batabanje no kuza kubimbwira. Kwanza niba banze bamvuze nkire bansubize uko nari meze bikomereza akazi kabo. Kuko urumva nibo bangize ikimuga, kuko ni ibintu byumvikana waranavunikiye mu kazi kabo. Uko mbizi iyo ugira ikibazo mu kazi nibo bagomba kukwita bakaba bakuvuza. Kereka wenda niba wenda nka kwako nimujya mubana nk'ibintu by'ibiraka ukaba wenda waragira ikibazo mu kazi katarakabo mu byo batagushinze, nibwo wenda byakakwiriye kugenda gutyo. Navunikiye mu kazi cyane ko nta nibo bandekarariye muri bya RCSB. Nibo bandekarariye muri bya RCSB, numva Karabu nyine nayo yandekarariye. Noneho bakambwira ngo ugenda ngo uzajye gukurikirana ngo RCSB gukomeza wivuze. RCSB se ndavuga n'iki nayo? Ese ayo mafaranga yo nibura ugiyishyuza niba barakubwiye ati ntabwo ukiri umukozi wacu, ayo mafaranga wivuje bwo nibura wigeze uyabishyuza ngo umve ukuntu bakubwira cyangwa? Narayabishyuje ntibagira ikintu bambwira. Aka kanya ubundi mumaze kwivuza amafaranga angana iki niba atari ibanga? Ubu amafagitire yose kubera ko nyafata nkayegeranya, aho ngiye nabaga ngiye kwivuza hose narafataga nkayegeranya, ubageze mu 140. Ibihumbi 140 harimo niyo tije se? Yego irimo. Cyangwa ariko barakuye nyine havuyemo yayandi 80%. Ubwo 15% ngiye nyateranya yose agera mu 140. Ariko bivuze ngo yayandi barayakwishyuye. Baba barayakwishyuriye nako 85% barayishyuye. Oya bivuze ngo kumvune n'uburyo wivuza nta kintu bishyuza. Uya nta kibazo nayo ngo niyo yarekera kuko narwanaga n'ubuzima bwanjye. Ibyo nta kibazo. Yego. Icyo bishyuza ni umushahara. Umwe cyangwa ni urumva njyewe ngendana ku kwezi. Niba ukwezi kwa 8 ntaraguhemba. Ubwo n'ukwezi kwa 9 ntegereje ko batazakumpemba. Ariko ubwo icyo mbishyuza ni igihe cyanye sigaranye. Abandi se barahembwe? Barahembwe. Kuko njyewe nzi ko ikigo APR ni ikigo cya leta, ni ibintu bitanumvikana kuvuga ngo bananiwe guhemba umukozi kandi ari umukozi wagiriye ikibazo mu kazi kabo. Ni abantu benshi bazi wenda APR nk'ikipe wenda y'umupira w'amaguru, ariko ifite n'indi mikino igiye itandukanye harimo na handball, kandi nkeka ko iyi miyoborere igomba kuba imwe, bagomba no kugendera ku mategeko amwe. None wewe wavugishe perezida vice perezida, urenda gukora iki? Urenda kuba wajya kumukuriye cyangwa se urenda kurekera aho ngaho? Kubera ko nandikiye Karabu ntibagira icyo bansubiza, nahise mfata umwanzuro wo kwandikira federasiyo kuko no mu masezerano harimo ko icyo tutumvikanyeho kigomba kujya muri federasiyo kakidufashaho. Kuko njye nabandikiye mbasaba kurenganurwa bitewe n'ikibazo nagiriye mu kazi ka Karabu. Yego. Ikibazo ndakibasobanurira, nabagaragariza n'impapuro za muganga zigaragaza ko iyo mvune nkiyifite. Ubwo ntegereje ko bazagira icyo bansubiza kuko ntago nabareka nazivuza gute aricyo cyari kintunze mu mujyi wa Kigali. Mukanje no yarantunze. Nibura se ugira icyizere biturutse wenda nko kuri raporo y'abaganga bavuga ko ushobora kuzasubira mu kibuga ugakina? Biri kuri. Cyangwa niba muganga yarambwiye ko tije ishobora kuzamaramo umwaka kandi nkaba nkina baragombaga kujya nkurikirana. Ubu nta bushobozi mfite bwo kuba nagenda ngo bankurikirane. Ntabwo ubwo nyawe kwishyurizana ku ijana kubera ko imisanzu ntayo mfite. Urumva ko bikigoranye? Biracyagoye cyane. Niki wenda gukora noneho nyuma yaho vice perezida kubwiye gutyo ukandikira federasiyo yo irabikora hiki imbere yuko wenda usubiza icyo wewe wenda gukora? Federasiyo kimara kuyandikira yo yakubwiye ngo iki? Federasiyo yansinye prosebusiyo ariko ubu nta gisubizo irampa. Nta gisubizo iraguha? Nta gisubizo irampa. Ntago bakubwiye tise mu gihe runaka uzagaruke wenda utwibutse tube twakita ku kibazo cyawe?
ntabwo bigeze babimbwira, ariko ubwo nategereje nyine kuko nabanje kubishyira kuri email nanabijyana muri biro baransinyira, ariko ubu nta kintu bari bambwira. Nanjye ndashaka kugira ngo mbanze mbabaze koko nimba nta kintu nabo bashobora kuba bamfashaho kandi bibareba. Ntabwo wenda gusubirayo se nyine ngo wibutse bundi iyo ibyo ngibyo ni nko gutanga ikirego. Iyo utanze ikirego hari igihe ushobora gutanga ikirego ahantu runaka bafite ibindi bintu bari kwirukamo, bikaba byatuma dosiye yawe bategira ako kanya, ariko biba ngombwa iyo ukomeza ugenda wibutsa. Ntabwo wenda gusubirayo ngo babwire uti wenda ikibazo nabo bagejejeho bimeze gute. Ngomba gusubirayo, ngomba gusubiraho nkabibutsa, cyane ko nabanje no kwandikira perezida wa federasiyo, perezida wa federasiyo, mbona ntansubije, ariko nabonye message yarazisomye ko naramubwiye ati nabandikiye letere asaba kundenganura, sinzi icyo wenda mwaba mwarabitekerejeho. Nabibonamo hano baramwandikiye, mbona aranyihoreye. Uraza kukaduha tugashyireho ibintu wabandikiye. Nta kibazo. Baramwandikiye mvugana na n'uwitwa Joel, tuvugana ko bose bimeze bite. Arambwira ati fotora contract yawe uyimbe. Iyi fotora ndayimuhereza, none se bimeze bite. Ndambwira ati nabihaye mwavoka. Abase mwavoka nubwo uzabimfashamo arandika. Bo bafite abavoka se, aba bavoka bita ku bakinnyi babo cyangwa? Simbizi gusa mbanzi ko ikibazo cyose kiva mwaho ngaho kiba mwaho ngaho hagati ya karabu n'umukinnyi kibanza gushyikirizwa federasiyo. Federasiyo ikagira icyo bikora, itagira icyo bikoraho, bakadurangira izindi nzira umuntu yacamo. Nkawe rero noneho urenda gukora iki cyanyacyo? Ni iki kintu wenda gukora cyangwa se urimo uranasaba iki? Nicyo usaba? Ikintu cya mbere nsaba, ndasaba kuvuzwa ngakira. Kuvuzwa ugakira? Ngakira, gasubira nk'uko nari imeze, kuko nibyo byari bintunze mu mujyi wa Kigali, nibyo bimenyera abana, nibyo nanjye binamenye. Icyo nicyo kintu cya mbere nifuza. Ikindi nifuza nuko ngomba kubona amafaranga yanjye ahwanye n'amasezerano twagiranye. Amasezerano mwagiranye? Niba bavuze bati nta gukira umukinnyi wacu, bagomba kukwishyura amafaranga ari muri konti. Nimba bashaka umwanya wanjye nibamba ibyo bangomba bawugumane, nta kibazo, ko ngenda cyari umukozi ufite kontra yanjye. Kireka nimba bavuga ko banyirukanye kubera ko navunitse, kandi banavunwe nabo. Ntago ndi kumva wenda uko mbyumva, ntago icyo ngicyo cyo cyatuma bakwirukana, kereka waravunikiye mu myitozo cyangwa se waravunikiye ahandi hantu hatari muri ekipi. Ariko uvunikiye mu myitozo yabo, uvunikiye muri match mwakinaga yabo, nkeka ko babaye babona utazongera kuba wakora ku mupira, ahubwo mwakicara mukabiganiraho, ubu ntago bafite umwanzuro bonye. Cyo bone nicyo cyagakwiye kugenderwaho, ari nta nicyo kigenda kinanyobera. Ntabwo kipe nka APR agakwiye gukora ibintu nk'ibi ngibi, agakwiye gukora ibintu nk'ibi ngibi, kuko barabizi navunikiye mu kibuga, hariho bapanze akazi ndaza ndagakora, nta gihe nigeze nkica, nta case and discipline yigeze ingaragaraho. Mbega nanjye birancanga kuko biranababaje kuba. Ariko ubu niko twagize turi kuganira nande, ngenda kuzi ariko hari abantu bakeneye no kumenya ni kanaka bari kuvugana. Muri kuganira na Bananimana Samuel muzi, ariko dusangiza urugendo ubundi rwawe muri uno mukino wo gukinisha intoki. Urugendo rwanjye wahereye hehe? Nahereye nigaga mu wa mbere, twatangiye dukina, ariko twadufite bagara frere, nibo bakabange ba Jean Paul, aribo ba boss wacu nyine. Nabana bakajya babikina nyine twabikunda. Nahanye navuga atari karagapira nagafata, ariko nari nzi gukina football. Avuga ati karakabaro nanjye nagafata, ndi kubona bara abanyezamu kari kubacaho. Hangije cya mu wa mbere nigaga
aho bita groupe scolaire Saint Vincent de Paul Bunyenga twiga mu wa mbere dukinaho duhagararira umurenge tugeze ku karere baradutsinda kuva icyo gihe mu mwaka ukurikiyeho 2012 ba Jean Paul baje muri FC Kigo aravuga atari kuri mwana twajyaga tubona yiyaminiya wamuzana naraje baranzana mpita numva nyine ni ibintu bisa nkaho bitangaje ko barambwira tuzajyura na za peri na za kaminuza kumva nyine ni ibintu biryoshye bimeze neza kaza nkoresha imyitozo nasanze Shafi mwizamu Shafi yakinaga mwizamu buriya namusaze mwizamu buriya namuvuma zose nakuze ni Shafi wazinyeretse kubera ko nari bya bindi nyine byo mu cyaro ngewe icyo gihe harya wagezemo 2012 ngewe nkuzi inyuma yaho ho gatoya ariko ntago nari nzi ko ari hari ahantu wabitangiriye naho nabitangiriye buriya niba uzi Kigoma ikibuga cyabaga mu gishanga niho twakoraga imyitozo ndakizi niho twakoraga imyitozo buriya Shafi namusanze mwizamu rwose arambwira ati jyamo shawo nkajya nifatira bya byo muri football nyine biri aho ngaho ariko biza kurangira nyine bagiye banyereka duke ntangira nzamuka 2014 nibwo nagiye muri polisi nagiye muri polisi 2015 2016 njya muri aperi mvamo 2017 nongera asubira muri polisi muri polisi rero nari maze iyo myaka yose ubu tugeze ubu ngubu umwaka ugiye gushira mvuye muri polisi ariko naje muri aperi kuko uzashira ejo bundi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 ngewe nzi ko wanakiniraga equipe nationale ahoraga najyaga mbona hora wapostinze mwasohotse mwagiye gukinira equipe nationale nakiniye equipe nationale menshi buriya challenge trophy ya mbere itaha mu Rwanda tuyivana Kampala ninjye wayitwayeho njye wayitwayeho senior narayikiniye Champions League narazikinnye mbega na bundi utsibye ikibazo nyine cy'imvune yajemo ariko amakipe nationale nakiniye menshi ndakwifuriza kuba warwara ubukirane ariko abanyarwanda babivuga ariko se turenze kuri ibyo ubu ngubu kakazi kahagaze ako wakoraga kaguhembaga kagutungiraga umuryango umunsi ku wundi ubu noneho ubaye hute urimo urakora iki ubu ntacyo ndi gukora ariko nyine mu buryo by'imibereho ni kwa kundi nyine umuntu w'umugabo atabura uko yirwanaho kuko amezi umaze wivuza utakora wenda baraguhembaga ayo yandi ariko iyo umuntu arwaye abarwaye abakeneye no kwiyitaho abaye nta kindi kintu abari gukora n'ibintu biba bisa n'ibigoranye kandi watubwiye ko ufite n'umuryango urumva ko n'ibintu bigoranye biragoye ariko umuntu w'umugabo ntabwo wabura ukuntu yirwanaho yego cyane ko no muri icyo gihe ndwaye famille yanjye yambaye hafi yakubaye hafi yambaye hafi ari nane yanyitagaho cyane ubu nyine ubwo buzima ndimo reka tugane ku musozi rero ikiganiro twatimo dukorana uko byagenda kose bano bayobozi barabibona kandi baba ari aba equipe ari aba yewe na nationale reka nk'abantu bajyaga bagukenera nabo bamenye ikibazo wahuye nabo nacyo babe babasha kuba bagira ukuntu nabo bakwitaho byabo ubuvugizi cyangwa iki byanze bikunze nzi neza ko iki kiganiro bagomba kukibona kandi bazagira ikintu bagikoraho uko bimeze reka dushimire mwebwe rero mwabanye natwe kuva dutangiye kino kiganiro tugeze no ku musozo wacyo reka twifurize uno musore no kuri kuba yakira nk'umuntu warwaniye ishema ry'ikipe yacu nationale yuko akaba yaracyuye ibikombe bigiye bitandukanye nta bikombe bya club ufite ni byinshi ndabizi nzi ko wakinaga ku rwego rwo hejuru aho twaherukiranaga ni byinshi kabisa sinabimenya n'umubare wawe ngo nka bimwe mu bikombe uzi watwaye ni nk'ibihe natwaye shampiyona zigera nko mu 9 uragerageza dusangize n'ama equipe abitwayemo baho natwaye ibikombe byinshi ni muri polisi twaye shampiyona zigera nko mu 9 ni byinshi ko n'amarushanwa yose nkina muri polisi twamaze imyaka igera nko muri 4 cyangwa 5 gutyo nta kipe iragira dukoraho twara za ikafu twara
mbega amarushanwa yose yacaracaraga hano mu gihugu na za feyasa twarazitwaye. yego reka tugushimire rero kuba wemeye kubana natwe uko byagenda kose hari ikintu kizaba nyuma y'iki kiganiro ndumva mbyizeye. Yes sir. Yego Imana ikurinde rero. Asante.